ngewe Filipita niba ari kubona byagize na agende andege noneho sibyo nubundi urumva Filipita naje mubwire ngewe muje ko ari ngenda ndambikubwiye agenda nubundi yangiye umani kuva gikora kuri zano za Isango Star man yangendagaho byatari man ura mu bantu ntatajya ura kuba nakinwa muri Kigali uzuko ari umujama witwa Filipita ariko ngiye Filipita sibyo ngewe ibyishimo y'ibyo byose ko bimeze Filipita ugenda umubye ngo ndandambara ngo ndavuze sibyo mubwire ngo nta munsi numwe ngewe ngiye kumwereka ko men izina ryanjye narikoreye atari we atari wo ngo Filipita wigira umuhatari muri Kigali ngo numupromota wa danje sibyo men izina ndandambara umugabo wari impaye nge nzamwereka yuko urumva atari we namani byanakomera tu kandi nono niba kugira ngo anabyemere urumva kugira ngo anabyemere kugira nge ngo anabyemere sibyo nagenda aje kundega sibyo nyine we nagenda aje kundega nge muwaye uburenganzira noneho duhangane neza umva ngiye nkubwire ndi kukubaza nk'umunigi cyatubashije kuri stati niye nuri kubimba genda umubye niba atari ye aje kundega nge noneho mwereke umukino tujye gukinana nawe genda umubye niba atari we aje kundega oya nsubirabisubije niba wagakwiye kumbwira tugahura tukabigana turi kureba none se ngewe ugira ko ndi umuhanzi ariko nkaba n'umunyamakuru rega ndi umuhanzi ariko nkaba n'umunyamakuru uko watwika uko Filipita yatwika uko Yago yatwika niko nanjye natwika n'undi wese uko ngewe ndi umuhanzi ndifasha nkaba ndi umuhanzi nkanibera manager rero ntago nakubwira ngo uri nkubwire ngo amakuru yose ariko Filipita niyo yimubabaje nagenda amamagaze muri RIB ndajyayo ndandambara nge ndajyayo bien ndahita mwitaba isegonda rimwe ndahita afata imodoka yanjye mbye umushoferi ati njyana kuri RIB aho bitamamagare mite mwitaba mubwire we agende niba atari we mubwire agende none se wabikoze uri kwihimura ndi kwihimura kubera ayo makuru agakwiye kuyambaza turi kumwe cyangwa Filipita akaza kanyibariza bose nk'abanyarwanda bakeneye kumenya ukuri abanyarwanda nibo bakeneye ukuri bategereza feedback ya Filipita none se Filipita ibyo yapostinze avuga kuri Jarasi siko bemeze ibyo yapostinga avuga kuri ibyo Filipita yapostinze avuga kuri Yago siko bemeze Yago yarangiza akagenda kuri post akamusubiza siko bemeze bashaka ko abantu ibyo Filipita yavuze ku ruhande kugira ngo akubite iyo poste sibyo uwo nta munyamakuru n'umwe wo muri Kigali ubizi uri kumva nibyo Filipita yavuganye Filipita yavuganye na Yago kugira ngo Yago asibye post Yago yasibije ya post yashizeho commentaire se commentaire Yago ntiyayisibije ashobora kuba yabonye abantu bayifashe nabi atayisibye kubera ko yavuganye na Filipita nukuvuga ngo reka nkubwire man siko bemeze no ngewe ndandamareka none nkubwiye kugira ngo noneho ayo makuru yose muyamenye Filipita agenda asobanura impamvu bakoze iyo poste n'impamvu Yago yasibye ibyo yamusubije amutwika mugira ngo ni umwana ngo aramurenze n'ibiki byose uri kumva abantu babone kwibaza noneho iyo chat muri kumbaza ngo Filipita ngo yamaye ngewe sibyo none Filipita niba babajwe niba koko nta chat bamuhaye nge ajye kundega nge nditaba nk'umuhanzi man ariko niba mutavuganye icyo ni icyaha ariko n'amategeko ndandambara niba tutavuganye nyine nagende ngewe ndi kubikubwira niba uri no kubikodinga nagende bisubiyemo ngewe ndandambara nagende ngewe mwitaka none turebe ko umva reba nkubwiye turebe yuko nagende ukuri muzakumenye none byandi dahora yivugisha ngo ndandambara ngo nagazamenyekana muri Kigali n'ibiki kucyo byacisa ariko mu nyandiko y'inkuru iyo byacitse ujya rero umushaka kunyandika y'inkuru wishyize mu kibazo kuko poste yawe niyo Yago yakoresheje poste niyo yakoresheje namaze niba nawe yababaye yamaze none
agende fungwe none umugambi we wo kuvuga ngo ntabwo nzamenyekana ahogero ngewe ntabwo ndafungwa nta nubwo ndanamwitaba kwanza kandi none tuzanahura nzahita namubwiza n'ukuri noneho ukuye kuri ndandambara nzababwiza ukuri yuko aho sinaje muri Kigali hano nkuzi ko mba muri Kigali ariko noneho tugiye gukoresha icyo bita social media nk'uko namwe mubyiyita ko muri abahatari tugiye kubikoresha twese ngo ntabwo ndandambara azamenyekana hano ko harakoze ikintu nakiri abanyamakuru b'i Kigali mwangirije yuko nakoze ikintu umuhanzi nta muhanzi n'umwe w'i Kigali wakoze nk'ikintu nge ndandambara nakoze niyo mpamvu mwangiriye amashyane mushaka kunza imyanzuro mukomeze mu nzi nye mureko ngewe nzabyemera nagende mani no kuvuga ngo atazanamenyera uri kuririra ku banyamakuru noneho ngo nguki uvuze nguki uri kuririra ku banyamakuru nanjye ndi gukuri codinga nta kibazo kundi codinga bura nanjye twese turabanyama urakora inkuru nanjye muri yanjye kora inkuru nanjye ndahita nkori yanjye nuyisora inkuru yawe nanjye ndahita nkori yanjye ko ndi gukuri codinga ariko ndandambara na munyamakuru w'i Kigali numwe nta munyamakuru n'umwe w'i Kigali uzazinya ndandambara nge iri zina nubatse yewe ibyo muzikora byose uhere kuri Philipita bayirene n'abande abari bo bose siko bemeze noneho izo nkuru muzikore nanjye mbereke inkuru ndakora mbereke ukuntu nge noneho kuri media nambarenze none se urabizi basi ko kiriya wakoze ari icyaha gihanirwa n'amategeko icyo cyaha genda none se kuki wababaye kuki uje kunyandikaho inkuru ko ubonye yuko byacitse kuki utanyandikaho inkuru ko nakozeho ibyiza abanyamakuru b'i Kigali mwabaye gute ntago nababaye ariko sifite indirimbo twagusuragura sinakoze coming soon kutahamagaye ngo yandikeho inkuru kutahamagaye ngo yandikeho inkuru niba wabonye coming soon indirimbo gusuragura naringiye gusohora none se ubwo narabamenye nta muntu uzanshobora mwebwe nawe nta muntu uzanshobora nta munyamakuru uzazimya ndandambara ibyo ni ukuri mbibabwiye muri 2022 noneho mugiye kubona ko ndi cyamamare cy'umuhanzi kurakaye ndakaye kuko uhamagaje uje kunkora inkuru nge ndandambara kuko ubonye byacitse kandi indirimbo yanjye cyashya ngiye gusora wayibonye kutayanditseho inkuru ayo mashyari mufite kutayanditseho inkuru iyo nkuru ko mutayanditse nibiganiro bingahe nkora kuri televiziyo mukanga kubyaprodinga muri Kigali nikangahe nkora na deal na leta muri kunyumva mwe abanyamakuru nikangahe nge nkora na deal na leta mukabimenya ko mutanyandika ko nakoze indirimbo yitwa nambara covid bivuye mu rugwiro bikajya muri minisiteri y'ubuzima nkakora ikintu muri covid ikintu kitakozwe n'umuhanzi n'umwe kuki mutabyanditse inkuru mukamubusha kwandika inkuru ku bintu byacitse kwaronge mbafatira ubu ndi kubamenya neza uri kumva ndi kubamenya neza narabamenye tugiye gutwikana noneho kugeza igihe noneho nzajya nkora ubuhanzi inkuru mwandika ku bandi banzi nanjye nzajya nziyandika abanyarwanda bamenye kuko izina narariruhiye ariko abanyakigali mungirira ishyari naje gutura i Kigali fresh maze mu myaka 2 siko bimeze ibyo kunyandikaho inkuru ko ari uko byacitse nta nkuru nguhaye wowe Philipita abapromota bose b'i Kigali mutoke mugende hirya mugende mujye kwandika inkuru ko byacitse kutanditse indirimbo cyashya nasohoye twagusuragura kutanditse inkuru kandi wabonye ko nakoze coming soon kutamamaye ngo indirimbo gusuragura n'ibiki bisobanura iki kugira ngo iyo ndirimbo wenda izaze inarebwe n'abanyarwanda benshi kuki mutanditse inkuru yitwa kuri ndandambara covid-19 songe kuki mutanditse inkuru ku ndirimbo yitwa Angelina nasohoye mu gihe cya covid kuki mutasohoye ko nasinyanye amasezerano na minisiteri y'ubuzima ko igikorwa cyiza nakoze kuki mushaka kunyandika inkuru ku bintu byacitse izina rya Yesu ndanabahamaganye nimukazongere n'umunsi numwe none se ndandambara wa mugani wawe ko numva wakoze ibikorwa byiza ukaba ibikorwa byiza kutabyanditse kushaka kwandika kuri byacitse mbona nkuru ngo mugende mwebwe apromota bikiga muterane mugende ndebe icyo murantwara mugende se no kuri kamera nzabite mbakatira neza no kuri rip tuzate noneho urumva rero reka nkubwize ukuri siko bimeze mwebwe abanyamakuru ntabwo mwese mwari muri ndi kwamaza umusazi mudende simwari muhari mwese amafite wanjye simuyafite
Nabo ba Philipita bose nibaza amakuru. Ni mwese mwateranye mugahisha amavideo yanjye ndi performance yose nakoze ndi kwamaza nyakubahwa ari mudende no mu Rwanda hose. Ni mwamishe mugakingira ikibaba abayobozi bakagenda bakanyiyitirira. Na n'ubu simwacecetse. Ndaje mbereka abanyamakuru mu Rwanda ibyo ngiye kubakorera none. Kumutazongera na rimwe kugenda abantu bagize amahirwe yo kuzamuka kandi binyuze kuri nge ndandambara. I swear you. Ariko bimenye ko biriya bintu wakoze niba ari ukubeshya. Ibyo bintu nakoze nakuye ngo genda. Jambi kugende wowe na Philipita nabo bandi mufatanyije. Ntukanyandike nkuru kuko byacitse. Kandi ndanabiyamye. Oya ntabwo mfatanyije na Philipita. Ni udafatanyije kuko utandika ibyiza byanjye ukandika ibyanjye ndababaza. Kuki mutandika ibyiza byanjye mukandika ibyanjye mwebwe? Ibyiza nabivugira. Ndakubwiye ngo nge nguhaye permission. Do you understand? Urumva ngo I give you a permission wowe nabo banyamakuru bahangaye Kigali aba naje mw'icyo kibuga ndahari. Ibyo ndimo ndabizi ngiye ndabizi as artist ushaka kumenyekana uri kumva neza waruhiye ariko mugashaka kuzimya izina ryanjye ngaho none murizimirize nge mfungo ngaho mfungwe niba muri abagabo mfungo nisane mukashaka kunyareka yeno byacitse kuki mutandika ibyiza byanjye na His Excellency arabivuga kuki mutavuga ibyiza by'umuntu mwebwe mugashaka kuvuga ibibi by'umuntu mwebwe mwandyarya. Ngira ngo mumaze kwiyumvira byose bijyanye n'ibyo ndandambara amaze gusobanura. Ni mu kiganiro twagiranaga kuri telefone nyuma ya poste mwabonye uyu munsi. Navuga ko n'ubundi zikomeza ku kibazo cyatangiye ku munsi w'ejo ubwo Philipita ya postingaga avuga abaza Yago cyangwa se posting avuga ibintu kubera ko yaramaze igihe ngo yakira ubutumwa mu mushinja kuba ari bumwe mu bakuyeho channel ya Yago. Ngira ngo wenda nkuko wenda mbibukijeho gato murabizi ko yari yapostinze asobanura avuga uko ikibazo kimeze, avuga ko nta ruhare yabigizemo ndetse anasaba Yago ko yasobanurira abanyarwanda kugira ngo wenda haveho urujijo nubwo bwose atari uko kuntu byarangiye. Ngira ngo wenda mbibukijeho gato uribuka ko Philipita yari yapostinze avuga ati muvandimwe Yago fori nagira ngo ngusabe ubwiza kuri abanyarwanda bireke kubateranya n'abandi. Channel yawe iriho niyasibwe ahubwo wahishe content zose ku bushake bwawe. Cyakabiri impamvu zishobora kuba zarabiteye it's either or violating the community guidelines za YouTube baguha strikers na probation yo kuda posting for a given period kandi wakuye content kugira ngo udahabwa izindi strikers channel igafungwa burundu. Ngira ngo yashyizeho n'ibindi bigiye bitandukanye avuga ko niba ari copyright cyangwa se reports z'abantu yabivuga agatanga amazina y'uwo muntu kugira ngo bikomeze kuza ku mazina ya ba Philipita n'abandi bagiye batandukanye babitukirwamo. Ngira ngo rero icyaje gukurikira uyu munsi bitunguranye twabonye Yago ubwe ku giti cye akora repost ku ifoto muri kubona ya chat avuga ati chat itari ndende cyane ari kubona ko ari umuntu uri kumusaba. So twaje kumenya rero ko ari ndandambara dukurikije profile ye ndetse n'ibyo yagiye ashyira kuri statize ngira ngo muri kugenda mubona uyu ni ndandambara ku munsi we bihora ko ari ku munsi w'ejo bwa yise yandika ati Yago TV show nawe Philipita ngiye kumena amabanga yanyu mu minota mike mwese muze kuba muri kuri Instagram yanjye mbahe ukuri kubyo Philipita yumvikanye na Yago TV show. So rero nyuma yuko avuze ko hari ibyo Yago TV show yaba yarumvikanye na Philipita, ngira ngo ashobora kuba yaragiranye ikiganiro na Yago nkuko byagaragaraga. Hari chat zo kuri WhatsApp tudafite kugeza ubu ariko bari bavuganye hamubwira ati ndashyirwa ruko nsubije kuri Instagram. So rero byaje kurangira
Yago aje aramusubiza aramubwira ati Imana ikubabarire nanjye nakubabariye. Nyuma yuko uyu ndandambara yanditse ati umva Philipita yampamagaye maze ambwira ngo nkore video ivuga ko mwabipanze kuko abantu benshi bari bamaze kumushitinga ndetse bishimiye uburyo wamusubije iriya post. Man, kugira ngo ubyemere ngewe nasibije post kuko sinshaka kugutakaza, gusa sorry nawotse maze nkora amakosa nkari. So urumva ibyo yanditse nibyo Yago yuririyeho, yandikira Philipita amubwira ati niba ugeze aha Imana igutabare. So urabona ko ibi bintu bishobora guteza saga n'umwuka mubi nkuko nanjye mwabyumvise nagiye mbivuganaho na ndandambara. Ariko ndandambara amaposte yagiye ashyiraho ni menshi cyane. Wenda murabona ko yaje no kwandika ati Yago fori ubwo namaraga gusinda inzoga naguriwe n'abantu ati Philipita yohereje ngo banyigishe gukora video iburizamo poste wakoze ubwiza ukuri uyu Philipita noherejwe screenshot n'umuntu waganiye na Philipita uburyo ngomba gukora iyo video recording byose ngiye kubishyira hano. Uyu mugabo witwa ndandambara sinzi impamvu y'ibi byose, ariko murabona ko yanditse ati nciye bugufi nsaba imbabazi uyu Yago kubwa video record nakoze mvuga ko yumvikanye na Philipita. Mumbabarire kuko n'abantu banyoheje ubwo nibyo ashaka kuvuga, ariko Philipita chunga sana kuko sinatakaza Yago TV show. So rero ibi bintu biteye kwibaza niba koko ukuri kw'ibi bintu ari ukuhi. Ngira ngo muri kubibona uyu mugabo yashyize no kuri statiye chat yiti ya Philipita, nubwo ngewe ntari kubihamya 100% kubera ko sinzi ko ariyo stat afite hano hejuru kwa mukurikira cyangwa mufite mu mafone. Sinzi ko stat ya WhatsApp yanditse ngo hey there I'm using WhatsApp, ariko urabona ko yavuze ati ni chat yagiranye y'umuntu wavuganye na Peter avuga ko yagiranye ikibazo na Yago kubera post avuga ati reka tuvuge ko kari agatwiko ngo bakabinyuza kuri ndandambara. So rero nibyo ngibyo twebwe tubaha update y'ibiba biriko bigezweho ngo namwe mukicagurira mukareba mukuri. So muraduha comment uko mubyumva, ngira ngo ijwi ryo mwaryumvise kiganiro kigitangira, ibindi muduhe comment aho hasi. Jaras official turabashimiye mwakoze kubana natwe.